ati iyi telefone cyangwa se iyo nawe ufite ugiye mu magenamiterere yayo ibyo twita settings, ati bajya kuyikora bahashyize uburyo ugomba kuyikoreshamo ariko unirinda ko igutera kanseri. Wumve witonze amagambo biri muri telefone yawe. Ati uramutse winjiye mu magenamiterere yayo settings zayo ukajya mu gice cya generale ukamanuka hagana hasi mu gice cyitwa legal and regulatory, ngo agace ko hasi kavuga ngo RF exposure, radio frequency exposure, imirasire itagaragara y'itumanaho uko ugomba kwirinda. Ati muri telefone yanjye ngiye mbisanga mu gika cya kabiri cy'inyandiko yanditse ahangaha. Ati iyanjye bambwira ko ngomba gukoresha iyi telefone nibura nshyizemo milimetero 5 uvuye ku mubiri wanjye, ku mubiri kuva kuri telefone ujya ku mubiri wanjye. Ahari namwe muraza kureba ibyanyu, gusa ati milimetero 5 ni umwanya ungana n'ikaramu y'igiti, pencil. Ati rero ufite imana kuko kurwara kanseri y'ubwonko birashoboka cyane, kuko telefone iyo baguhamagaye uyivugiraho hafi kuyinjiza mu gutwi. Ati ese ujya wibuka kuvugira kuri telefone yawe washyize haut-parleur kuri speaker iyo baguhamagaye? Uko telefone yawe uyishyira kure y'umubiri wawe igihe uyikoresha niyo mahirwe. Ati uyu munsi tubona kanseri nyinshi zibasira ubugabo bw'abagabo bakiri bato n'abana b'abahungu bakiri bato. Kubera iki? Telefone zabo bazibika hegereye imyanya y'ibanga yabo, imifuko y'ipantaro ahagana imbere. Iyo bicara baziteretse ku bibero byabo, amatako yabo, n'abagabo n'abandi nkabo. Ati twabonye udutelefone duto abagore benshi batubika mu mabere yabo. Twabonye kanseri zo mu ibere zishushanyije nka bateri z'utu dutelefone duto, lithium battery. Ati izi telefone ziri kuri mirasire itagaragara kandi yaba mibi. Ungisha telefone yawe umubiri wawe, vugira kuri speaker haut-parleur, niko mubyita mwebwe. Wishyira mu gutwi, wishyira ubuzima bwawe mu kaga. Hano tukugezaho ibiganiro, inkuru zigezweho kandi amasomo y'ubuzima ni kuri Telemontagne Rwanda, niko twitwa. Niba utarabikora iyo umanutse munsi y'iyi video ugakanda ahantu handitse ijambo subscribe nahangana iburyo munsi y'iyi video, iyo wakanze nibwo utangira kujya ubona ibiganiro byacu byose mu buryo bworoshye cyane mu gihe kizaza nta na kimwe kigucitse. Tumaze kuba umuryango w'abantu 16,000 birenga, ikaze mu bandi. Niba umaze gukora subscribe rero, telefone zaba zitera kanseri? Urebye uburyo telefone zikora, ubundi zohereza kandi zikakira ibyitwa radio frequency waves. Bimwe twatangiye batubwira ushobora kubitekereza nko koherezanya cyangwa se kohereza imirasire itagaragara unayakira, niko telefone ikora. Iyi mirasire niyo ikoreshwa mu itumanaho. Iyi mirasire ni radio frequency, iri mu cyiciro bita non-ionizing rays. Bivuze ko itica utunyangingo shingira ko kanya umuntu agihura nayo tw'umuntu, ADN cyangwa se DNA. Nkuko imirasire ya X-rays ibikora ibibazo nka kanseri yo mu bwonko, dore ko benshi tumara amasaha menshi dufatiye telefone zacu ku mitwe yacu. Ese ibi byaba bivuze ko ibyago cyangwa se abenshi muri twe dufite ibyago? Ubushakashatsi mu bya siyanse bwagiye kuri ibi. Bumwe bwerekana ko hagiye hagaragara ukwiyongera kw'ibyago mu kwibasirwa na kanseri y'ubwonko ku bantu bakoresha telefone bene ubu buryo. Gusa bisa naho hagikenewe inyigo zihagije, kuko bumwe mu bushakashatsi bunahakana ibingibi n'ubushakashatsi n'ababukora ku bagabo batwara telefone zabo mu mifuka akenshi y'imbere. Dore icyo abashakashatsi bavuga. Ushobora kubyita amakuru meza kuko imvugo zivuguruzanya cyane kuri iyi ngingo. Kuba hari ihuriro rya kanseri yibasira ubugabo ndetse no kubika telefone mu mifuka yegereye ubugabo bw'abagabo. Nyamara wibuke ibi ni ibintu bidasiba gushyirwa mu majwi. Ntibasiba kuvuga ko bikoma mu nkokora yewe n'ikigero cyo kwibaruka kw'abagabo. Hari abagore benshi babayeho uyu munsi bafite ubwoba kubera ko babayeho babika udutelefone twabo duto indani mu mabere yabo. Kubika telefone mu isutiye blanc byaba ari ikibazo. Nubwo ubushakashatsi kuri kanseri y'amabere nta gihamya gifatika itanga kuri ingingo, ni byiza kugira amakenga. Umuntu ashaka ushobora kuba ntabyo wari uzi, gusa telefone ya mbere yapimaga hafi ikiro kimwe cy'uburemere.
tekereza gutwara ikintu nk'iki mu gihe waba uteye impungenge n'ibyo tumaze kuvuga nk'uko nanjye nazigize. Hari uburyo bumwe wakwirinda ingaruka z'imirasire izorwa na telefone zacu. Imyitozo uroroshye, vugira kuri telefone yawe washyize loud speaker igihe baguhamagaye parireri. Ubwo ni uburyo bworoshye cyane kandi buzakurinda. Umuntu nibura areba kuri telefone ye inshuro 96 ku munsi. Ushobora kwibaza niba uri hasi yaho cyangwa se niba ukabya. Abana na telefone bivuga ko ubwonko bw'abana buba bugikura, bivuze ko cyane bafite ibyago bikomeye cyane igihe bazikoresha ni telefone. Ubwonko bwabo buri mu byago cyane rwose. Abahanga uyu munsi bashishikariza ababyeyi kugenzura no kugena cyangwa se kugenga igihe abana babo bakoresha telefone. Abana bato, abashakashatsi uyu munsi barakiga ku ngaruka zo gukoresha telefone nabi. Inama y'umunsi wakwigira mu kiganiro cy'uyu munsi: ntuzigerera n'umusinziza telefone yawe yiseguye niyo waba wabyibagiwe hafi y'umutwe. Nibura jya uyiraza kure, nko kuri tablet ufite mu cyumba cyangwa se hasi iyo hirya. Bisa nkaho amakuru ku ngingo nk'iyi aba akivuguruzanya. Niko ubushakashatsi bumera. Ni byiza kuba umunyabwenge ariko ukajya ukoresha telefone yawe nibura ushyize mu bwenge. Wakoze kubana nanjye. Ikirahuri cyawe uri kurebera iyi video, ndagushyiriho indi video wareba. Irebe ndabizi nawe uraza kuyikunda ntigucike. Yandika Samuel Mugisha naho gutaha.